ubundi irari niryo risenya urugo cyangwa kutizera ngo unyurwe. None se Adeli, umukobwa cyangwa nani umugore uzi gutanga sex cyangwa se imibonano cyangwa se kubaka umuryango nutabizi, ubundi umuntu yabwirwa n'iki ko yabikoze nabi cyangwa yabikoze neza? Njya numva abagabo benshi bavuga ngo umukobwa uryoha, ariko ntibantera ibuye, mba ndi kuvuga ibibaho nubwo mbivugira ku mihanda, ariko reka tubivuge. Yego. Umukobwa uryoha ngo ni umukobwa wirekura, akagira amavangingo, nyine akabitanga yirekuye wese. Ariko hari n'utirekuye, nyine mugabo bikamubabaza bikarangira amuciye inyuma. Gusa simvuze ko umugabo n'ubundi aba afite n'umugore wirekura ariko akamuca inyuma. Icyambere nge mbona ni ugusengera urugo rwawe, umuntu agasengera umugabo we akamuragiza Imana. Hanyuma naciye ku ruhande bishatse kuvuga ngo uri ibiryo bihiye. Yego se buriya ndagatoke uri ibiryo bihiye ndakora. Adeli yavuze ngo umuntu n'ibiryo bihiye wumva iki? Ibiryo by'abagabo. Kuki? Ibiryo by'abagabo. Wowe bivuze nabi. Ko ndeba uri ibiryo by'abagabo ra. Adeli waba ibiryo by'umugabo? Nawe waba ibiryo by'abagabo? Turi ibiryo by'abagabo. Sinagore ni ibiryo by'abagabo. Oh yes. Yaramemukiye. Yaramemukiye gusa aharanyumve yansabye imbabazi. Yansabye imbabazi ambwira ati rari mbabarira. Nanageze rari. Ndamubwira ni ko nari umwana buriya bira bintu wabikoreraga iki? Yego. Ariko nshimye Imana ko naramubabariye. Ese Adeli mama wawe akimara kuza mu cyumba cy'amasengesho wigeze umubwira byabaye? Oya naracecetse. Ubwo ushatse kuvuga ko wabikiye ibanga naramubikiye ibanga pe, namubikiye ibanga. Kuko icyaha nubwo yari kuba gikoze hari uwo yari guhanurira kandi atagikoze. Oya ntago yagikoze, ntago yansambanyije. Ariko zari zo nzira. Ahubwo zari zo nzira. Ni irari rero. Ngiye yashatse kunkoraho, ntabwo natangiye gushyiraho intoki ndamwirekuza. Ntago namakubye. Ndamwirekuza, noneho mwirekuje ashaka gushyiramo intoki imbere. Yego. Shatse gushyiramo intoki ndataruka mbandirutse. Amahoro y'Imana bene data nshuti musaraba, reka ngo ikaze wowe wakoze subscribe kuri Iyubahwe TV, nawe utarayikora reka ngo ikaze ngubwire ngo komeza ukore subscribe kugira ngo tubane natwe mu biganiro byacu, bane natwe mu biganiro byacu, ndetse reka mikaze abantu bari mu Rwanda, mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'uburengera bwaryo, hanyuma n'abantu bari ku mugabane w'Iburayi ndetse ku mande z'Iburayi, ndetse ndavuga diaspora ziri ku mwanya ndetse ziri ku mugabane wa gatandatu muri diaspora, mbaye ikaze namwe kugira ngo tubane natwe. Uyu munsi dufite umukobwa uturi imbere ndetse n'umukobwa mwiza abantu benshi bamaze iminsi babona kuri no mihanda cyangwa se babonye bwa mbere. Reka tuze kumwakira kugira ngo ibintu bize kuryoha, Imana ize gukomeza kumuhereza imigisha. Hanyuma reka nakire uyu mukobwa atangire yibwira abantu badukurikiranye, ndetse kugira ngo abantu baze kumenya umuntu turi kumwe. Arinde tugwaye ikaze. Turi kumwe nande, hanyuma ndabona uvuga gace ariko shyiramo vibe kugira ngo abantu bakumenye, bamenye umuntu bari kumwe. Arinde. Nitwa Umwari Adeline cyangwa Adeline Umwari. Yego. Yitwa Umwari Adeline cyangwa se Adeline Umwari. Hanyuma Adeli umeze ute? Meze neza cyane. Hagati wambaye neza. Murakoze. Hanyuma naciye ku ruhande bishatse kuvuga ngo uri ibiryo bihiye. Yego se buriya ndagatoke uri ibiryo bihiye ndakora. Adeli yavuze ngo umuntu n'ibiryo bihiye wumva iki? Ibiryo by'abagabo. Kuki? Ibiryo by'abagabo. Wowe bivuze nabi. Ko ndeba uri ibiryo by'abagabo ra. Adeli waba ibiryo by'umugabo? Nawe waba ibiryo by'abagabo? Turi ibiryo by'abagabo. Sinagore ni ibiryo by'abagabo. Oh yes. Ariko muri ibiryo byacu. Ese ibintu ni magirirane. Ariko ibiryo usobanura iryo jambo. Ibiryo by'abagabo no kuvuga iki? Ntago mbisobanura cyane, ubyumva ari kubyumva. Ntago mbisobanura cyane. Umugabo wariye neza ahita amenya ibyo biryo ari iki? Umugabo urya ahita abyumva ari byo. Oya. Cyane. Nawe uri ibiryo by'abagabo?
ndi ibiryo by'abagabo nose ko mvuge ko ndi ibiryo by'imbwa oya ibiryo by'abagabo atari bose. Hari umuntu wavuze ngo umugabo nyamugabo natinya urugamba, umugabo nyamugabo ni nko kuvuga iki? umugabo nyamugabo hari umugabo nyamugabo n'uwubaha. Hari igihe bavuga ngo ngara abagabo ngo bameze nk'ababanda, ariko ntabwo twe tubavuga. Umugabo nyamugabo undi n'umuntu utari umugabo, abo bantu batandukaniye. Umugabo nyamugabo ariyubaha akaniyubahisha. Abandi rero ubwo nyine ni babandi ubona biyandarika bahohotera abantu, nibo bagabo batari abagabo. Hari ndetse bamwe mu badamu cyangwa se mwe mu babyeyi bubatse ngo usanga kenshi cyane ari bamwe mu babyeyi bashobora kuba bahereza abakozi babo, ndetse bamwe bakoresha abakozi bo mu rugo. Ugira umukozi? Ndamugira. Ubaye uri umugore wamukoresha mu rugo ufite n'umugabo? Umukozi namukoresha. Hanyuma ku bagore babwira abakozi ngo bajye kubasasira mu cyumba, babwira iki? Uwo mugore aba ari kwiyicira urugo rwiwe. Yes. Kuko umugore aba yarakuzanye ngo umusasire, umutegurire ku meza, unamutegereze musangire. Kumutegereza musangire biterwa n'ahari n'akazi akora. Ukamuhamagara ukamubaza baby uraza ryari, yaguha umwanya akaza mugasangira. Ariko umukozi njye nkeka ko umukozi atemerewe kujya ku meza n'umugabo n'umugore, kandi ari mama ari we ufite ubuzima bwanyu buganza. Uretse gato hari amwe mu bamabuje bafata abakozi bakabagaburira mu gikoni. Yapana mu gikoni. Ugasanga ufashe umukozi uramuga ati fata urire mu gikoni, ntabwo wemere kugera muri saro, kandi wa mukozi akurerera abana 3 cyangwa 2. Wajya kugenda ugafunga stoke y'umuceri, y'igihwagari, isukari, kawunga, ariko kibagirwa ko uyu mukozi ashobora kuba akurereye abana. Ibyo byo ntago mbyemera. Umukozi umuha ubwisanzure mu rugo, kuko n'ubundi baramuzanye ugira ngo akurere umwana. Nose nufungirana wa muceri ugafungirana kawunga, ayo makaroni, umwana se we w'agaciro. Ahubwo ugomba kumva ngo ndamwizera kuko musigiye ikintu cy'agaciro muri ngewe. Ibiryo ni ibintu wamena hariya, inkoko zikarya, ariko umwana niwe w'agaciro. Muha icyizere, umukozi umuhaye icyizere nawe arakiha kandi nawe akakihesha urugo rwawe. Ariko bitavuze ngo azajya kunsasira. Nicyo kintu wakomera umukozi kwisanzura iwawe. Umukozi agomba kwisanzura kuri stoke, umukozi agomba kwisanzura mu rugo, ariko simvuze ko agomba kwisanzura ku mugabo wanjye. Gutese ntago yakisanzura ku rugo rw'umugabo. Abaye gusasira se ntago yabishobora, ntago nabikunda. Nese n'abagore zibasasira, abakozi basasira ba mama salo bose bari mu nzara, bari kuri TikTok, bari kuri WhatsApp, bari kuri Facebook, ariho bari se. Yego. Katubwira umukozi ati shata genda usasira icyumba. Yaho bayakishe. Abayakishe kuko wowe byuka usasira uburiri bw'umugabo wawe, utahe kare ubukontorore. Umukozi nawe afite ibindi ashinzwe gukora, ntago ashinzwe uburiri bw'umugabo wawe. N'umuha akabusasa uyu munsi, ejo akabusasa, ubwa gatatu azaburyamaho, kandi azaburyamaho wenyine, azaburyamanaho na wa mugabo wawe. Uzagira icyo uvuga. Hari abuze bishobora kuba bibaho. Ndabizi cyane, hari ahantu byabaye. Yamara kugenda umugore yagendaga mbere ku kazi, umukobwa agasigarana n'umugabo. Umugabo ari kwitegura kugenda kuko yagendaga nyuma. Umugabo aza kumubwira ati ngwino nkubwire mu cyumba. Araza, ageze igihe cyo kujya noneho bateretana. Hashize iminsi umukobwa akajya asasura uburiri, ntago bararyamana. Ayo ni amakuru nzi cyane. Batararyamana akajya amubwira ngo, akajya umukobwa afata bwa buriri wa mugore yashashe akabusasura, noneho agasasa saso yiwe, kandi nziza irenze ya wa mugore. Umugabo yaza atahantu ko ntasize gutya, ninde waje kwasasa? Ngo ni ngewe. Ati ndabona uzi gusasa. Ejo arasasa, ejo bundi arasasa, ubwa gatatu amuryamishaho, birangira namuteye inda. Amaze kumutera inda rwa rugo urumva rwarasenye rurasambagurika. Umugabo yahukana asanga nde wa mukobwa. Reka rero tumenye gusasira abagabo bacu.
Adeli njyewe ibintu uvuze binteye ubwoba. Ikihe kiguteye ubwoba? Uragira ati abagore babe maso. Ese Adeli tubwizanye ukuri, nubwo mufite ufata akabagabo tutanyurwa, uyu munsi wa none nifitiye umugore wenda n'urugero umeze nkawe, ubu najya kumuca inyuma ngo ndarongora umukozi? Ndetse usanga bamwe mu bakozi bo mu rugo cyangwa se bamwe muri barumuna b'abagore baba muri urwo rugo batwara abagabo bakuru babo cyangwa barumuna babo. Yeko barumuna babo. Ibi bintu niki kintu wabivugaho? Bibaho cyane. Ufite kuzana murumuna wawe mu rugo rwawe, akaba ari nawe ugusenyera. Oya, aragusenyera cyane cyane. Yego. Nshatse kuvuga ko utakizera murumuna wawe cyangwa wizere mukuru wawe. Yego. Wenda nkanjye nk'urugero nishireho nk'urugero kuri njyewe. Kuri njye sinasenyera murumuna wanjye cyangwa ngo nsenyere mukuru wanjye. Yego. Ariko ikigaragara cyo nuko wa mugabo n'ubundi yarigira ambonye. Ahubwo nkibaza ngo nk'umugabo kuki batugirira irari kandi bafite wenda murumuna wacu cyangwa afite mukuru wacu akanga akakugirira irari. Nibaza byaba biterwa n'iki. Ariko twongera twavuga ngo abagabo n'ubundi baremanywe irari. Reka dufate gutyo. Abagore baremanywe iki? Abagore nago buriya bavuga ko umugore bavuga ko urupfu rw'abagore ari amatwi n'ururimi. Abagabo ngo baremanywe irari ry'amaso. Niba Imana araduhaye amaso namwe mujye mureka kubeshya. Ubu umuntu yareba nk'irita kurya akareka kurireba. Mujye mumbabarira rwose. Hari n'utaryitaho nshuti yanjye. Hari n'utaryitaho itako. Hari n'umuntu utarikunda, hari n'umuntu nakubwiye ngo hari umuntu. None se n'abasore bamwe bagiye wumva bagiye baryamana n'amafoto. Ukumva umuntu arikinishije arangije kubera ifoto y'umuntu runaka. Kuryamana n'umuzimu. Kuryamana n'ifoto. Nko kuryamana n'umuzimu. Hoya. Yego. Ntusura ryamana n'ifoto ntivuga ntigira ite uryamanye n'ifoto. None se Adeli benshi wagiye wumva mu nkuru zitandukanye umwe ati murumuna wanjye yanwaye umugabo, ndetse utekereza ko ari iki cyatuma murumuna wawe gutwara umugabo? Nuko utatanga keya mu buriri, nuko utaganduka, n'ubushinze bwa murumuna wawe. Ese murumuna wawe ntabwo yaza kuba iwawe? Yahaba ariko namuha kondisiyo. Ariko bitavuze ko n'ubundi yashatse kubikora yabikora. Yabikora cyane. Ngenze umudamu umwe yazanye murumuna we mu rugo. Uwo mudamu bari bamaze kubyarana 3. Yego. Murumuna we yishinza ku mugabo. Yego. Aranamusenyera, umugabo baratandukana. Yego. Uwo mudamu yari afite ubunini. Abantu bafite ubunini, hari umugabo ukunda ubunini, hari n'umugabo ukunda umuntu mutoya. Ariko hari n'umugabo uvuga ati reka numvire hose, numve ku mutoya, numve no ku munini. Numve itandukanyirizo. Ahita arongora karumuna ka wa mudamu. Baranasezerana. Nese Adeli uravuze ngo munini n'umutoya. Ubundi umugore munini n'umuto bose si kimwe. Ni kimwe. Ntabwo ari kimwe. Ni kimwe, ibyo bibwira ni kimwe. Ni kimwe cyane. None bino bintu bihurira he? Ibintu ni kwirari. Ubundi irari niryo risenya urugo cyangwa kutizera ngo unyurwe. None se Adeli umukobwa cyangwa nani umugore uzi gutanga sex cyangwa se imibonano cyangwa se kubaka umuryango n'utabizi ubundi umuntu yabwirwa n'iki ko yabikoze nabi cyangwa yabikoze neza? Njya numva abagabo benshi bavuga ngo umukobwa uryoha, ariko ntibantera ibuye. Mba ndi kuvuga ibibaho nubwo mbivugira ku mihanda, ariko reka tubivuge. Yego. Umukobwa uryoha ngo ni umukobwa wirekura, akagira amavangingo, nyine akabitanga yirekuye wese. Ariko hari n'utirekuye, nyine mugabo bikamubabaza bikarangira amuciye inyuma. Gusa simvuze ko umugabo n'ubundi abafite n'umugore wirekura ariko akamuca inyuma. Icyambere nge mbona no gusengera urugo rwawe, umuntu agasengera umugabo we akamuragiza Imana, kuko kenshi gucana inyuma byo bireze cyane. Ese umuntu ugabashara guca inyuma umugore kuko umugore yamuhaye nabi nk'uko bivuga, cyangwa yaba ingeso y'umugabo cyangwa y'umugore? Ikintu nzi cyo mu buriri hubakirwa byinshi, hubakirwa urugo cyane. Muhe kuko yagushatse kugira ngo umuruhure mu mutwe. Muhe neza. Njyewe uwanjye ntazi cyangwa nzamenya, nzirekura nzamuha wese byibuze ajya nca inyuma, ariko avuga ati nguciye inyuma
nciye inyuma umugore wanjye ariko ni mwiza arangandukira byibuze wako gatima kajya kagukomanga. Bamwe mu bakobwa bivugwa yuko muri gukoresha imiti kugira ngo abagabo babiruke inyuma. Ibyo bintu ntabyo uzi ko cyangwa se koko bibaho cyangwa ni amakabya nkuru? Umuntu ukoresha umuti kugira ngo bamukunde ntago yizeye. Ntago wakoresha? Ntago nawukoresha, ndi imbere y'Imana. Yego, ndi imbere y'Imana yandemye, sinakoresha umuti. Nkunda uko mbonye, tubigenza uko ubishaka, ariko ibintu by'imiti byo ntago mbizi. Mu bisokoze cyane ibintu by'imiti ntabyo nzi. Imana irema igikundiro, ntago Imana irema ngo genda ushaka ibyatsi hariya umugabo azagukunda. Iyo ukundanye n'umuntu wakoresheje imiti, iyo iyi miti irangiye bigenda gute? Ni kwa kundi no mu ngo ushaka ngo inzaratsi ukashyira ukagenda ugaha umugabo, ejo zamushiramo noneho akakwica. Akakwica. Inzaratsi ntago ngenzemera, kubaka Imana no kuganduka. Bamwe mu bakozi b'Imana ndetse bamwe no mu basenga ngo namo barokore ngo basiga bakoresha imiti, ntago bayibura. Rega ntitukavuge ikirokore kiba ku mutima w'umuntu. Yego, kiba ku mutima w'umuntu. Ntago uzabyuka wirukanka ngo ugiye gusenga ngiye nsigare mu rugo, harigenda nakurusha no gukizwa kandi nasigaye mu rugo. Wowe ukazana na zanzaratsi hari ukuntu barakora bamwe na bamwe bihisha mu Mana kandi bagakora ibibi. Icyo gihe rero aho kugira ngo ukore bibi mu nzu y'Imana, ahubwo wabanza ukabikora ukazakizwa ejo wabishoje. Yego, ukazabikora ejo warangije gukora ya mabi ukabona gukizwa. Ese uzajya mu nzu y'Imana wa mugani urarongoranye usenyeye umugore mugenzi wawe, ugiye muri korari. Njye ibyo bintu ntabwo mbyemera. Nimba nkeneye gukizwa reka nyizwe, nimba ndi mu by'isi reka mbe mu by'isi, ninumva mbihaze nzakizwa bya nyabyo. Ushatse kuvuga ko urimo abantu benshi bashobora kusenga ariko bakora ibyaha? Yego ko Mana, ni benshi cyane. Ni benshi cyane. Ndetse hari umwe twigeze tuganira avuga ati bamwe mu basenga umuntu ashaka kuza kugusengera akanakwaka ku gitsina cyangwa agashaka kugufata ku ngufu. Unyibukije umuntu umwe yigeze kuza asengera ahantu iwacu. Asengera iwacu nari ndi umwana mutoya. Iwacu hari icyumba cy'amasengesho. Meri wanjye ni umurokore cyane na n'aya magingo. Nyine yari ataraza, mu mukecuru yari yabyutse ajya mu bindi, asanga ni njyewe uri gutegura aho bagomba gusengera. Arambwira ati ngwino hano. Nari umwana. Wari umudiyakoni se? Oya, urumva ni iwacu njye wakoraga amasuku. Arambwira ati ngwino nkubwire. Ndagenda ndavuga ni rwose umutumishi mwene data wenda agiye kumanurira ko ku ishuri banyandikiye urupapuro. Nabaga mfite impapuro nyinshi zuzuye igikapu tw'abasore banyandikira ndagukunda. Ndavuga ni wagiye kumanura pe. Cyangwa neze mama. Aneze mama ko banyandikiye mu ishuri. Usange mama ararakaye. Ngiye kubona mbona ahubwo ambwiye ibibi. Ushatse kuvuga iki? Ambwiye ibibi. Abantu namwe musenga rero mujye mwirinda. Hari n'ukuntu igitsina gore wenda cyaguhamagara kandi kiguhamagariye ibibi. Kimwe nuko nanjye najya gusenga runaka nkagira ngo agiye kunsengera kandi agiye kunkorera ibibi. Uwo muntu yankoreye ibibi. Ntago mbivugaho. Tubabarira konjuro gato. Ntago mbivugaho. Tubwireho gato basi. Ariko nshatse kuvuga ko gukizwa biba mu mutima w'umuntu. Ntago yaje kukwaka se? Gukizwa si ipantaro nziza. Uretse yarakwatse. Gukizwa si ipantaro nziza. Oya, witujijisha. Ureka witujijisha. Uyu muntu yaragiye mu mwuka zo pozo mene. Biza kurangira kwatse. Ari no mu mwuka. Uyu muntu byarangiye gute? Ati kugira ngo uzajye mu ijuru wigutsinde ndakoraho. Yaragiye ko kujyana mu ijuru rero. Ndakoraho. Kandi ari umwana pe, urumva umwana wigaga mu wa 4 primaire, nari umwana. Akora hese? Akora ku bintu. Ku gitsina? Ku bintu. Ku binyoni. Atangira kunyataka. Ari umukozi w'Imana. Yego. Atangira kunyataka. Niyo mpamvu nkubwiye ngo gukizwa ni ku mutima w'umuntu. Ni ndani. Ntuzarebe ngo umuntu yambaye ate, wambaye shenete nk'iyo, wambaye rinete, wambaye agakanzu nk'aka. Ntago gukizwa kuba ku mwenda, ntago kuba ku gisuko. Ubwo giye kuvuga ndwara, ubwo giye kuvuga ngo hari abantu rusha gukizwa. Cyane. Oya dere. Cyane. Oya pe. Barahari cyane 100%. Yo. Barahari.
kuko nk'uwo nguwo yabyukaga aza mu rugo gusenga mu cyumba agahanura akagira ate akerekwa ariko yaramemukiye yaramemukiye gusa aho aranyumve yansabye imbabazi ambwira ati rari mbabarira nanageze rari ndamubwira ni ko nari umwana buriya biriya bintu wabikoreraga iki ariko nshimye Imana ko naramubabariye. Ese dore mama wawe akimara kuza mu cyumba cy'amasengesho wigeze umubwira byabaye? Oya naracecetse. Ushatse kuvuga ko wabikiye ibanga naramubikiye ibanga pe namubikiye ibanga kuko icyaha nubwo yari kuba gikoze hari uwo yari guhanurira kandi atagikoze. Oya ntago yagikoze ntago yansambanyije. Ariko zari zo nzira. Ahubwo zari zo nzira. Ni irari rero. Ngiye yashatse kunkoraho ntabwo natangiye gushyiraho intoki ndamwirekuza ntago namakuki ndamwirekuza noneho mwirekuje ashaka gushyiramo intoki imbere yego ashatse gushyiramo intoki ndataruka mbandirutse sinanatokesheje rega ibyo gusenga umubare ntabyo wari ngenda bibonaga mu rugo gusa turi abana bo umuntu w'umurokore ese reka akakujyana mu ijuru ndiruka reka akakujyana mu ijuru kandi yaragiye kukujyana mu ijuru oya nta mu ijuru gusa aho ni mu ijuru wabona uri kugenda uzamura umwenda w'umuntu ngo ni mu ijuru nahise mubona ko afite irari njyewe ndamuhunga nicyo kintu wabwira abanyerari ntabwo irari mu bagabo ryava usanga hari igihe umugabo atwaye imodoka akenda kurenga umuhanda bararigira rwose ukabona kurabyura indimi ariko ntago nabatera ibuye bagabo niko Imana yabaremye bagabo urona abafana ndanabakunda cyane nkunda abagabo cyane bitavuze abagabo ngo duhuze ngo turongorane ngo tugire gute ndabakunda abagabo bubahwe n'abana beza cyane ari abagabo n'abagore benshi nabaye abenshi kwisi abukunda wowe nkunda abagabo cyane nkunda abagabo abagabo baratubyaza tukababyarira nubwo muduhinduka nyuma abagore ko namwe muhinduka ntabwo wabonye uretse gato ntabwo wabonye witwa Kiboke ko hasohotse izindi video umugore ari kumutera icyuma yego ndabyemera ese umugore umeze nk'uriya koko ariko uriya mugore uretse nkubwire umugore buriya nawe hari igihe uriya mugore wa Kiboke yari yarashengabaye ushatse kuvuga madamu wa murumuna wa Kiboke n'iki kintu wamugiraho inama uriya mudamu nawe kugira ngo umugabo afate umwanzuro wo kwiyahura biba byageze kuri hari ikibi yabonaga ku mugabo hariya yafashe icyuma ngenda ashaka rega ko yigira nka murumuna we urumva we wabyifitwa ngiye nka murumuna wanjye ubaye uri murumuna we mbaye ndi murumuna w'uriya mudamu namubwira ko yakosheje yarakosheje kandi cyane nimba ataremeraga amavuta y'umugabo bikamubangamira yari gukora ibye akareka umugabo nawe agakora ibye bagahurira mu rugo akamwubahira akaza akora birashoboka ko Kiboke uko yanganaga wenda atarazi wenda kugera kuri yangi ngo neza umugore ngo wumvaga ko yari afite ingeso mbi yo kwigira mu bagabo cyangwa mu kabari abantu banini b'abagabo aho muri mwubahwe ariko mujye musenga Imana mujye musenga Imana basi ushatse kuvuga ko abantu banini se badakora uncece neza kareka ari umuntu ufite ibiro 60 n'umuntu ufite ibiro 80 cyangwa 90 wakunda sinanamwemera n'ukuri wakunda umuntu ufite ibiro bingagereranye twumva umuntu wakwemeza akagutereta neza kwemera nkunda umugabo utabyibushye cyane wakwandikire utabyibushye cyane udafite inda nini kuko buriya inda ihisha ibintu byinshi buriya inda y'abagabo twebwe buriya abagore kunda nta kibazo na kimwe cyane buriya ntuzatera umuntu ibuye ngo umukobwa ngo wambwiye ejo bundi tugana yambwira ngo iyo umugore afite inda nini ngo niyo ari munini cyane ngo yageze mu ngingo nk'iriya ngaroroha reka nkubwire ngarirekura ngakora igitsina gore ni ngombwa ubundi kubyibuha umugore ushimye urugo arabyibuha umukobwa unezerewe arabyibuha nta mpamvu ngo niba nanutse wimutera ibuye nimba byibushye mutera ibuye Gisupusupu yaravuze ngo umugore mwiza umubwirwa n'amatanya yego ibiki ariko ibyo ntabwo aribyo twubatseho ariko umugabo ufite inda nini ihisha byinshi kuko yandira agenda igatwikira bwa bugabo bwe bukaba butoye ushatse kuvuga ko abagabo banini ubugabo bwabo nta buhari burihisha karanyunyuka kandi akahagira vuba mu kazi ubwo rero yahagiye vuba kaba karangiye kapfuye akazi bari gukoropa kariya ni akazi kanini cyane kariya kandi niko gakenewe
oya ko gakenewe mu rugo. Rero kandi abantu bavuga ngo umugore yiririye agafurira abana ngo nibyo mugabo yamuhahiye. Oya, abagore mwemeranywa? Bamwe turemerana ariko hari n'abo tutemerana. Ufite kungaburira, ufite kuma isabune nk'akaraba, nkafura n'iyo myenda nkawe nkagufurira, ariko hari icyo utari kunkorera kinezeza umutima wanjye kikanyura, kandi nicyo cyambere nkeneye, kuko nibyo unkorera nanjye nanabyikorera nibana. Yego, nabyikorera isabune nayigurira, amavuta nkayigurira, ndetse nkaba nashaka n'undi ku ruhande akaza akanyemura bya bibazo, ariko mu gihe turi kumwe ahubwo akoresha buryo ki wuzuza inshingano z'umugore mu buriri. Ngo ne hari umugore ajya mu buyobozi akavuga ngo umugabo ngo inshingano z'urugo zaramunaniye, kumbi buryo iyo zamunaniye byange bikundi, nta nubwo mwabunga ngo bikunde. Oya, yego, ushatse kuvuga ko divorce nyinshi ziba muri ibyo ari cyo kintu kibitera. Abadamu benshi cyane baba bafite ibikomere cyane batanavuga kuri iyi mihanda, nuko nge mbaciritse n'isoni ukabivuga, ariko hari abadamu benshi bababaye kuri iyo ngingo. Abadamu umudamu uri buze kukubona kumva kano kantu wavuze kamuriho, akwandikire anihangane wamukemurira byose, mva yihangane kurongorwa, ntunyurwe, nturangize, ni igikomere cyane. Kandi abagabo benshi bumva ko kujya hejuru y'umugore ugakora ibyo bikarangira ari izo nshingano. Oya, ntago ari ibyo. Wowe urarangije ariko abandi ntago barangije, uramubabaje rero. Kenshi rero abadamu nicyo gituma duca inyuma abagabo bacu. Wowe ukumva ko ukoze akazi kandi ntakukoze, ndetse ukanikomaga mu gatuza ati uwo mugabo. Yego, icyo gihe rero umudamu ntaganyurwa, ajya hanze akagucika. Ushatse kuvuga ko ari ijambo ryitwa gupfubura ryaturutse? Niho byaturutse, kuko abadamu benshi usanga abadamu benshi bajya kwipfubuza. Sindabona abagabo bapfubura, sinshaka no kubabona, kuko ntawe ngiye kubwira ngo narapfubye, kuko nta n'uwampfubuye, nta n'ura. Madamu wa murumuna wa Kiboka, niki kintu wamugiraho inama? Uriya mudamu nawe kugira ngo umugabo afate umwanzuro wo kwiyahura biba byageze kure. Hari ikibi yabonaga ku mugabo, hariya yafashe icyuma. Nge ndashaka rega ko yigira nka murumuna we. Urumva we wabyifitwa? Nge nka murumuna wanjye. Ubaye uri murumuna we? Mbaye ndi murumuna uriya mudamu, namubwira ko yakosheje. Yarakosheje kandi cyane. Nimba ataremeraga amavuta y'umugabo bikamubangamira, yari gukora ibye, akareka umugabo nawe agakora ibye, bagahurira mu rugo, akamwubahira akaza akora. Birashoboka ko Kiboka uko yanganaga wenda atarazi wenda kugera kuri yangi ngo neza, umugore ngo wumvaga ko yari afite ingeso mbi yo kwigira mu bagabo cyangwa mu kabari. Abantu banini b'abagabo aho muri mwubahwe, ariko mujye musenga Imana. Mujye musenga Imana basi. Ushatse kuvuga ko abantu banini se badakura uncece neza? Kareka. Ari umuntu ufite ibiro 60 n'umuntu ufite ibiro 80 cyangwa 90, wakunda uwo? Sinanamwemera n'ukuri. Wakunda umuntu ufite ibiro bingagereranya twumva? Umuntu wakwemeza akagutereta neza kwemera? Nkunda umugabo utabyibushye cyane. Wakwandikire? Oya, utabyibushye cyane, udafite inda nini, kuko buriya inda ihisha ibintu byinshi. Buriya inda y'abagabo, twebwe buriya abagore kunda nta kibazo na kimwe cyane. Buriya ntuzatera umuntu ibuye ngo umukobwa ngo wambwiye ejo bundi tugana yambwira ngo iyo umugore afite inda nini ngo niyo ari munini cyane ngo yageze mu ngingo nk'iriya ngaroroha. Oya, reka nkubwire, ngarirekura ngakora. Igitsina gore ni ngombwa ubundi kubyibuha. Umugore ushimye urugo arabyibuha, umukobwa unezerewe arabyibuha. Nta mpamvu ngo niba nanutse wimutera ibuye, nimba byibushye mutera ibuye. Gisupusupu yaravuze ngo umugore mwiza umubwirwa n'amatayi. Yego, ibiki, ariko ibyo ntabwo aribyo twubatseho. Ariko umugabo ufite inda nini ihisha byinshi, kuko yandira agenda igatwikira bwa bugabo bwe bukaba butoye. Ushatse kuvuga ko abagabo banini ubugabo bwabo ntabwo buhari? Burihisha. Karanyunyuka kandi akahagira vuba mu kazi. Ubwo rero yahagiye vuba kaba karangiye kapfuye. Akazi bari gukoropa. Kara ni akazi karenini cyane. Kara kandi niko gakenewe. Oya, ko gakenewe mu rugo. Kandi abantu bavuga ngo umugore yiririye agafurira abana ngo nibyo umugabo yamuhahiye. Oya, abagore mwemeranywa? Bamwe turemerana ariko hari n'abo tutemerana. Ufite kungaburira,
ufite kuma isabune nkakaraba nkafura n'iyo myenda nkawe nkagufurira ariko hari icyo utari kunkorera kinezeza umutima wanjye kikanyura kandi nicyo cyambere nkeneye kuko nibyo nkorera nanjye nanabyikorera mnibana yego nabyikorera sabune nayigurira amavuta nkayigurira ndetse nkaba nashaka nundi ku ruhande akaza kanyemura bya bibazo ariko mu gihe turi kumwe ahubwo koresha buryo ki wuzuza inshingano z'umugore mu buriri ngo ne hari umugore ajya mu buyobozi akavuga ngo umugabo ngo inshingano z'urugo zaramunaniye kumbi buryo iyo zamunaniye byange bikundi nta nubwo mwabunga ngo bikunde hoya yego ushatse kuvuga ko divorce nyinshi ziba muri ibyo ari cyo kintu kibitera abadamu benshi nibikomere cyane baba bafite ibikomere cyane batanavuga kuri iyi mihanda nuko nge mbaciritse n'isoni ukabivuga ariko hari abadamu benshi bababaye kuri iyo ngingo abadamu okay umudamu uri buze kukubona kumva kano kantu wavuze kamuriho akwandikire anihangane wamukemurira byose mva yihangane kurongorwa ntunyurwe nturangize ni ikikomere cyane kandi abagabo benshi bumva ko kujya hejuru y'umugore ugakora ibyo bikarangira ari izo nshingano oya ntago ari ibyo wowe urarangije ariko abandi ntago barangije uramubabaje rero kenshi rero abadamu nicyo gituma duca inyuma abagabo bacu wowe ukumva ko ukoze akazi kandi ntakukoze ndetse ukanikomaga mu gatuza ati ndi umugabo yego icyo gihe rero umudamu ntaganyurwa ajya hanze akagucika ushatse kuvuga ko ari ijambo ryitwa gupfubura ryaturutse niho byaturutse kuko abadamu benshi usanga barapfubye usanga abadamu benshi bajya kwipfubuza sindabona abagabo bapfubura sinshaka no kubabona kuko ntawe ngiye kubwira ngo narapfubye kuko nta n'uwampfubuye